burya umuntu mu buzima agira icyo atinya gukora. Ariko nanone hakaba n'ubwo biba ngombwa ko umuntu akora icyo yatinyaga gukora kugira ngo ashire ubwoba. Mimi, you're my friend, but I'm really sorry. Niwe wamatirije. Mumbabarire. Nimwe mwamatirije. Acitse amaboko se. Iriya ndoro. Ariko se wamwihoreye uragira ngo umwana w'abandi akorore. Ako abantu batwara mu gare ndi kwitereka nawe. Asanga kera arajya kumukorera imisatsi she. Umwirengagiza. Reka ntabwo ajya akora ibiruka biriya abantu. Aya maboko yibagiwe ngo ajya akora. None se ko birari ibyo by'ejo bundi? N'abakiriya babo. Iyi n'abakiriya. Abakiriya bo. N'ubu kuri ari umukiriya. Teta. Oui. Binangi. Yarashoje. Mwana siko wari urebye se. Uzi ngo ukumva gufata. Oya utambwira. Oya ntumbwire ko hari ibyo nkeka. Habaye? Uriya nishira wawe. Mama wanjye. Ntabwo nakizera ko ibyo bintu biri kuba. Wait. Utambwira ko ari cyo mpamagariye. Oya mbwira, oya nsobanurira. Irakubwira aragukunda uramusubiza ngo yego. Nese undi yaba nzita. Ntabwo nakwizera teta ntubinkora. Ngize ukuri. Ntumbwire ko itari cyo mpamagariye nkava muri salon nkasiga umushyitsi wanjye nkaza. Mana yanjye mbabarira umbwize ukuri. Nibyo? Byo nkeka nibyo? My God. Ese uri kuri urwo rwego? Uriya rwego? Sundi atwaye iki? Yewe. Uriya ni umuntu dukorana ntabwo rero ko yakorana ako sundi yabanditse gutwara iki menya ko ari umuntu dukorana cyangwa nawe mbabarira mbabarira mu buzima byo kumbwira mbega umukobwa sorry ahubwo se ntajya muri ibyo ambwira abanza umbwira ikatira biraza bikomeza cyane nakaganga ushaka kuza kujya ku nama nimugoroba imikote tayo kwanza ufite amaso mane batari ameza akagana ubwo ni sawa karamukorera ngo nshaka kuba impamvu yo kugaruka mwana nyine ku buryo agenda ntawe uri kubongera kumukora ahubwo urashaka nuko baguha na tipu se ibyo birabaye po ko narashimye akamaro byibura nakukora ibyo ushaka nubwo nisheri wawe ubwo nyine nabyumvise ahubwo twavuze ibigambo byinshi niburibo wakiriye kikuvuye mu biganza cyose asabira cyangwa nabi gabanya ibyo ngibyo mani bwira nkwakirije iki hari amazi n'ibiryo ushaka ndetse ngenda kwakwanye mitengera bite mutekera nkuzanire ahubwo mbwira uranyise Fred Wey ufite ikihe kibazo urabona nakomeye se
ni njye nyine tu oya nyine man wakabimenya nta nubwo wumvisha ibyo nakubwiye no ndakubajije nkwakiriza iki anything niryo ushaka simvuga uko nyine urashaka oya ngenda guha icyo ushaka noneho nshaka icyo ushaka kumva reka ngure faye urabizi n'ibindi ntabyo njya kuza ndakwinginga muri ubu ni wowe ukunda kurusha abana ko nariye nuko umwakira none urayira kuzanira amazi nashyize no mu itoroshi uzi ngo ni imikino azanwe n'ibiganza byawe ariko nayazanishije intuzi Furada kuruta. Oya. Ahantu tamana. Wenda ntago ari nyinshi atwaye. Ni. Wenda mfite kwa kurusha ubwenge umutima mwiza. Kuri inshuti yanjye se isanzura. Bagomba kubwira. Babaga beza. Acerca do chão, Tetão. Mas é fresh. Ndabibona ko umeze neza. hayo ndagiye ugabanya umuntu Umunwa se gute? ubwo rero uraje nshingeho ngo umunsi ntabwo ndi muri mundo yo gutukana Tetão. Ntabwo sheri nuko mba nkwitayeho nanjye ntabwo Nkwitayeho. ni ukuri pe nuko mba nkwitayeho rega ndagukunda. bakundwe n'iminsi Oya we ntabwo. njye namaze guhindura ubuzima tu nabonye umurongo icyerekezo cy'ubuzima. hari umukobwa nahuye nawe ndamwishimira aranyishimira turaganira umwanya bya hato na hato hangout ndamugerageza ndabona twafashe icyemezo cyo kuba neza simwita chérie uri fiance tukambira ko dusha ubwenge se. Sha nabyo nkeneye ni ukuri pe bigumane ni ukuri. Ako Tetão. Ndeba nabi se ntaravuga. ubwo ugiye kundatira mbaye kureba sheri yanguriye pizza yanguriye ngo ni baga yanguriye inkoko Oya umunsi ntabwo ari byo ndi buvuge. Ase sheri ujya utekereza ku kuba wagira boyfriend? Uramugira? Umukobwa mwiza, isura nziza. se kugira sheri wenda nzaba mansera Mansera? Reka ntabya mansera. Gira ariko. Ubwo iyo mbonye ndi kumwe na Mombebe ntabwo agira ishyari. ishari iki Nyamara ushatse washaka sheri. Ukubwira kandi urabizi ndagukunda. wiki nyine wowe ukora iki wo kumaza Shaka sheri sha uri mwiza. Gusa ubona ubwo bwiza uzamumaze iki? Gusa nk'iyo ari kugira nyine akabikora cyangwa ntakinumva. abanyaburaya Oya sheri ntabwo ari uburaya nyamara byaba ari sawa. Bitekerezeho. igitekerezo kiba kiri mu mutwe wanjye ni ukujya mu kazi nkarya Kazi. Karaso ni kazi nyabaki. ntikantunze akazi kose ni akazi inshuti yanjye Nyamara ibyo nkubwira biha agaciro. Tukambira ko dusha ubwenge se. nyine inshuti yanjye magara
nagiye mutazabyumva hanze yavuga ati se reka yanjye kuba yaramisha ibintu kandi rero kugukenera muri uru rugendo tugiye gutangira abona ubukwe nta muntu wigira mu bukwe umuntu aba akeneye gufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ubukwe ni abantu rero utazabona se kudede tukatabivuga ati si niga burya biki n'iki yari nyihishemo aho tekereza mbonye se bazo umusheri wawe ari yewe ari hano muri Kigali tu nta foto yese amafoto kwe ntabwo bishoboka ko yewe oya wigura iby'amafoto ngiye ugomba kugufata nkakwicaza ahantu nkakora ibintu by'abasirimu hano ibintu by'amafoto n'ibiki tuba twasigaye nitwo twerekana abashiri babo ku mafoto turabona abagabo ugomba kwicara ahantu hasa neza kabiri n'imyiri eshanu ukamenya icupa nkamenya irindi shere kavuga ijambo bigeze agukoronka gutya nyine ukumva nyine nta kintu kiri guhinduka mu mubiri ukamubwira ngo ujyana amabere yawe n'ibyo bintu byose babikoreho oya se w'indakarira uko mba nkwitayeho wiba igifura ibindi byo byore ntukabigishira sheri please manje wape abantu bibifura mana yanjye sugura kubona ari urwango ruri kubinkoresha abantu nka bariya mana yanjye ubundi urashaka iki ubundi inyungu yo kugira no kutamenya ubundi iri ariko se buriya sinabamukomerekeje ra ndakomeretse se ubundi wakomeretse nikigenda nakibwiza gukuri wawe tavuga ijambo ushaka aho manzi waba ngari umaze kuba umuntu w'umugabo kuko no kuvuga bisigaye bitandukanye na mbere ari umwanzi mu buzima bwo gusura mwana araza araguhemeka ahubwo ibintu reka tubinywere manzi ahubwo se hagere aka gatatu kiri kunywa none kamubwira ndabona kanashize umunsi uzira hari no gicozo frigiruzi murabize ntabwo cyane frigo itajwigiriye ariko izo mu rugo wowe ndakujwigiriza izo mu rugo ntabwo uratangiye kandi urashaka za ngurube zidahiye na none ntabwo gutekereza iki mu mutwe wacyo ra uriya ntigishaka kuntwarira sheri ko kidashaka uwacyo harya ngo afite defa hano mu maso se mu mutwe abereye ku kibuno ku maguru njye namwe shaka ndibaza impamvu wari uniteze ngo ngire sheri gusa nabyo ndabizirikana umunsi umeze kureka ko ntari ikigoryi barabyumvise ushaka kuzarwara nk'abana mbabona birirwa barwaye akanareka noneho gafite tugende kanakiramo agapantaro tujya kwicara hariya ku muhanda ibyo nibyo mbaca urega wowe niwe nshutingira buriya tujya tuganira tugahuza nta kibazo reka tujya okay sawa
amakuru yawe ni meza ndaho. ariko umaze kubyibuha sinzi umuntu uri kukwitaho muri iyi minsi kabisa. Mfite umugabo ushaka ko benda kumujyana. Kiga wari ufite agatayi kari sayisi kameze neza. Neza zigezweho. Ahubwo so we meze bite? Ni sawa nta kibazo. Nukabije kugenda ubigikara cyane. Nsigaye ba muri Sudani. Ushaka kunyigisha uburyo bitukuza se? Aka ntabwo ngo bitukuza. Oya shu. Inde? Shiti yanjye. Meze neza ariko. Meze neza nta kibazo. Ayingo kumbuye. Barira shaka barira umbwira ikintu wamagariye ndabona amasaha ari kwihuta. Kintu wamagariye burana ikintu kigufitiye agaciro. Agaciro. No cyumvure tumenya ko twari inshuti pe tuvuga ati niyo nshuti. Kihe kijyanye n'iki? Use nkubwirera. Uri tayari? Ndi tayari nta kibazo. Ngufitiye akadiro. Diro kizi. Diro dangi dangi.